njyewe Pastor Steven ajya gupropoza Madame Asiya yego ndabizi n'umunsi yamuproporojeho urukundo ndabizi umunsi aza mu Rwanda nibwo bwa mbere nari ngiye kumwakira yaraje azanye n'abana be yego baje gusura famiye yego urimo urabyumva ndakumva hakaba hari igikorwa Pastor Steven yarajemo cy'ubukwe bwa mushikiwe yego mushikiwe bicyangugu mu Bugarama yego azana n'abana kugira ngo basuhuze mama wabo icyo gihe Pastor Steven yazanye ibikoresho byinshi nk'umuntu wari gutinda hano mu Rwanda yego nanjye icyo gihe yanzaniye iPhone azanira n'umugore we witwa Claire iPhone uwo mu Burundi oya ntago ari uwo mu Burundi afite abagore benshi Pastor Steven reka manze mbasobanura ubundi abantu bamuvuga batanamuzi mbanze mu basobanure Pastor Steven ubwa mbere yashakanye n'umugore babyarana abana babiri umugore aza kumunanira yego Pastor Steven arangije afata abana be arabatwara n'umugabo ukunda abana cyane yego ugira n'urukundo arubwo abagore baramunaniye ubundi bimenyerewe yuko hano mu Rwanda ukuntu tubimenyereye tumenyereye yuko umugore iyo atandukanye na umugabo n'umugore iyo bashwanye usanga umugore ari kujya kuruhana n'abana ariko icyo gihe Pastor Steven niwe wagiye kuruhana n'abana wenyine arabatwara aza kugira amahirwe ajya kuba muri Amerika ajyana n'abana be barajyana arabajyana abana arabarera wenyine barakura yego abana bamaze gukura ubu n'abasore pe umwe n'umusore undi n'umukobwa mwiza rwose kubera ko Pastor Steven yari inshuti n'uwitwa Pastor Mutesi yego ahubwo Pastor Mutesi niwe wabaye umuranga kuri uriya murundi kazi wo mu Burundi yego Pastor Mutesi niwe wahuje uriya murundi kazi na Pastor Steven birangiye Pastor Steven aza gushaka uwo murundi kazi umushumba umwe ndashatse kuvuga izina rye kubw'impamvu z'umutekano wo muri ADPR amubera pare ahubwo se ko numva yankuririmo yankuriraza kuvamo ibintu byinshi cyane nukuvuga ngo abana n'uwo murundi kazi amuzana hariya Kabeza yego amushakira inzu niho afite ubundi Pastor Steven niho afite inzu afata umwanzuro wo gutandukana na Dodo mu buryo bwemeranyijwe n'amategeko yego icyo gihe twajyanye kuri RIB RIB ya hano Kicukiro hirya ya Sonatibe ni hehera hirya iriya hari RIB hari icyo gihe tujyana abahazi barahazi yarari muri processes zo gutandukana n'uwitwa Dodo uwo murundi kazi birangiye aravuga ati se nkora iki arambwira ati noneho ndi kwibaza ikintu ngiye gukora ko abagore bananiye ubu ngiye kuba urw'amenyo nabwana ariko rero hari umugore rwose nzi kandi ugize amahirwe akakwemera rwose mwazabana neza nta satana agira ariko umubwira yego arambwira ati so ninde ndabwana ariko buri urambagije Madame Asiya kufite n'amafaranga ahari stress y'abagore ntiyabirangiye yego ninjye muntu wamugiriye inama bwa mbere yo kurambagiza Madame Asiya genda nanjye Yes, reka tubasuhuze tubaha ikaze mwebwe mudahwema gukurikira ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Uyu munsi rero twagarukanye n'umutumirwa wacu niyo Patrick agiye kugira bimwe mu bintu tuganirizaho biri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga biri gutrendinga rero mu bakozi b'Imana cyangwa se mu bashumba. Meze bitese asundi we nturi umushumba wundi reka nkubwire rero nta mavuta bigeze bamenaho hajya babamenaho amavuta cyangwa basukaho amavuta okay right babasukaho amavuta ahubwo ndumva iryo jambo ari nge wari kubaza nuvuga ngo ngewe nta mavuta ndasukwaho cyakoze igikundiro cy'Imana kindiho ariko mbere yuko dutangira ikiganiro reka tubanze dusenge kuko abayoborwa na mwuka nibo bana b'Imana abayoborwa n'umubiri bazarimbuka yego ndagushimiye Mana ngushimiye kugira neza ngushimiye ko ari wowe utanga amahoro ngushimiye ko ari wowe ugena byose tugiye kuvuga ku byo turebesha amaso nk'abana b'abantu
gusa ikibabaje nuko nta mwanzuro turi bubifatire. Ikindi kibabaje nta n'igisubizo byibuze kiri buboneke mu byo tugiye kuvuga, uretse gusesengura ibyo turebesha amaso yacu. Amen. Mana turinde gukora amakosa muri iki kiganiro ashobora gukomeretsa rubanda. Tuyoborwe nawe. Aya magambo tugiye kuvugira hano abazayumva bagira ubutumwa bakuramo. Ukuri. Kandi winjire mu mitima y'abagiye kumva ibyo tugiye kuganira, aba ari wowe ugira ibyo uhindura mu mitima y'abagiye kumva ibyo tuganira. Urakoze. Kandi abantu tugiye kuvugaho aba ari bo bose ugira icyo ukora kugira ngo wongere ubasubize amahoro mu mitima yabo. Amen. Ugira icyo bahinduraho. Amen. Bana igira ikibahindura. Nanjye nsoje nsenga. Hanyuma Patiri, uyu munsi rero nago turi buze kuza kujya kure y'ibiri kuvugwa cyangwa se kubiri ku mihanda. Ndagira ngo twiganirire, tubwire niba hari video yawe rwose, niba iri hano hanze cyangwa se iri hafi kuhajya. Ko nabonye message z'ibirenge zihari zitoroshye. Nabonye. Ikintu navuga ku bintu biri kuvugwa nibyo turi kujya turebesha amaso. Oya nibyo turi kumva n'amatwi cyangwa se turi no kubonesha. Oya noneho byaje ku karubanda. Byo turebesha amaso. Noneho byaje mu barokore. Yego. Sha biteye agahinda pe. Biteye agahinda. Biteye agahinda mana we. Biteye agahinda. Umurimo w'Imana umaze kuba igitutsi ku buryo abantu b'abarokore bahindukira bakaganira bakagera ubwo banaharabikana. Bakanivamo. Biriya bundi mu buryo bw'agakiza tubyita guharabikana. Birababaje kuba waganira na mugenzi wawe ku bintu birebana n'ubuzima bwanyu mwembi, bikarangira mushwanye, none kwa gushwana bikarangira mushyiranye hanze. Ariko umenye ko bajya baca umugani bakavuga ngo akarenze umunwa karushya hamagara. None se umuntu uri gusohora izi nkuru za Pastor Steven ariwe Pastor Etienne. Yego. Na Madamu Pastorine, Mama Pastorine Uwanyana Asiya. Ugira ngo bahararorohewe. Ariko buriya icyambere. Pastor Steven ubu nta mahoro afite. Yego. Mfite ubwoba yuko ubundi Pastor Steven abantu batamuzi ni umushoferi muri Amerika. Ni umushoferi. Yego. Atwara imodoka muri Amerika. Sinzi niba atwara ibikamyo ariko nzi ko ari umushoferi. Yego. Kandi ukomeye. Ariko babona amafaranga. Uhembwa n'amafaranga menshi. Babona amafaranga kabisa. Amakuru ufite nuko ahembwa ibihumbi bigera mu 10 by'amadolari. Ni menshi cyane. Uzi ibihumbi 10 by'amadolari miliyoni zirimo? Ayo mbonye nk'umuntu akayama nanjye byibura nka mu akavideo nakwishima. Zigera hafi muri miliyoni 20 ku kwezi. Ese ari amafaranga baba bayakuyesha. No kuvuga ngo rero ase Patiri buretse gato. Reka manza nkubwire. Buretse gato. Hano iwawe. Nta mukecuru hari basingo nanjye niyogereza ibirenge nganyihera amafaranga. None se kankubaze. Asiya. Bira birenge yabyozaga. Ariko wenda kakanu nshobora kukavuga kagahita kavuguruza ibintu byinshi. Gusa mu mutima wa Asiya. Yego. Ni uzi impamvu yozaga ibirenge bya Pastor Steven ariwe Pastor Etienne. Kubera urukundo. Ese amagambo yavugirwaga muri audio wumvishe ngo ndagutekereza ngo umubiri ukandya. Oya. Akantu numvishe nuko ashaka kurongorwa ngo birenze uko abantu babitekereza. None se kurongorwa byo ntibyatuma umubiri ukurya. Rega nawe afite umubiri. Ariko umubiri uranamurya. None se imyaka amaze atarongorwa. Uretse ko binagoye kwemera yuko rega n'amezi 5 burani menshi. Mbere yuko bozanye ibirenge cyangwa nyuma yuko bozanye ibirenge hakurikiyeho iki cyangwa habanje iki? Habanje iki mbere yuko ibirenge byozwa. Ese ni Yesu wari uri koze, ariya ni Yesu wogeje intumwa ibirengera? Oya Yesu. Wenda ikintu navuga kiragihe Yesu. Umuntu nzi wogeje Yesu ibirenge. Ni umugore umwe w'isadunda.
wari wasambanye yari akantu arangije bamuzana nk'umuntu bagiye kwicisha amabuye arangije yogesha Yesu ibirenge n'amarira n'imisatsi ye bari gukora ibyahano ariko ni abagore ese urabona atari ibyahano n'abahanga abagore bararenze abagore bateye ubwoba njye nabonye akavido bari kujya baburungushura akarenge nibo ba mbere urumva ariko nakubeshye ibyo byo kuburungushurana n'ibiki ntabwo urabibona njye nabibonye nanabibonye mbere yawe wowe nuko rero biriya bintu nabibonye mbere yuko bisohoka kera njye nabonye rero hari abantu rero bari kwibwira ngo ziriya video zafashwe ejo cyangwa ejo bundi zafashwe kera ziriya video zimaze nk'umwaka oya zimaze nk'amezi 3 cyangwa 2 kubera ko ziriya video zafashwe umunsi Pastor Steven aza mu Rwanda kwa kundi umuntu aba atashye avuye mu ndege ananiwe erega icyambere bakamukorera mwebwe abantu muvuga Pastor Steven yego ni umuntu ni umunyamerika nta nubwo ari umunyarwanda ubu afite ubwene gihugu bwa Amerika yego yemerewe kuza mu Rwanda ni umunyarwanda ariko ufite ubwene gihugu muri Amerika yemerewe kuza mu Rwanda igihe cyose abikenereye kuko arabyemerewe icya kabiri Pastor Etienne buriya afite ubwene gihugu bwinshi yego afite n'ubwene gihugu mu Burundi kuko yashatse umurundi kazi witwa Dodo barananiranwa baza kunaniranwa ariko amakuru mfite nuko bagiye kongera kubana bivuze ngo mama Pasiteri Asia ni umufiyemere noneho Pastor Etienne nawe ni fiyepere oya none se bose saba divorce cyangwa se uvuga ngo batandukanye na oya ubundi umufiyemere ni umuntu ngiye mba ntekereza ko ari umuntu uba warabyariye nk'iwabo niko mbivuga niko mbitekereza umuntu utagira umugabo ni umuntu wibana ni umuntu wibana utagira umugabo ariko wabyaye utagira umugabo utagira umugore ariko wabyaye okay noneho rero ubundi reka tugaruke inyuma njyewe ubundi ninjye muntu wagiriye inama Pastor Steven wo kugira ngo afate video yo kugira ngo aterete Asia Madame Asia ko bivuga ko ngo ari Pastor Mutesi wamutanzemo Pastor Muranga reka manze mbigusobanurire yego wenda Pastor Mutesi nawe ashobora kuba wenda yarakongejeho pe yarabijemo ariko ubwa mbere mvugana na Pastor Etienne ko ni inshuti yanjye yego kandi sindi bunamwihakane ni umubyeyi wanjye pe ko binavuga ndavuga Pastor Steven yego ibi bintu abantu bari kwivugisha ibintu ngo Madame Asia yarenganye ntago mubizi kugira ngo Pastor Steven niba ari nawe wasohoye uri gusohora ibi bintu yego mubanze mutekereze impamvu Pastor Steven yasohoye ibi bintu uri murabyumva ndakumva icyambere mbere yuko Pastor Steven asohora ibi bintu 90% arazi ko bibiri bumugireho ingaruka itari nziza yego kukaragaragara Rikodi zose Pastor Steven arumvikanamo amusubiza noneho ikintu cyateye Pastor Steven gusohora ibi bintu ni igiki mbere yuko mujya kwiha Pastor Steven ngo numupagani nabibonye hirya no hino nagafaranga na Bishop gafaranga ari kubivugaho yego aho bahuriye murahazi bajya guteretana murabizi ko numva mwagize mama Asi umwere Pastor Steven muzi impamvu n'icyamuteye gusohora ibi bintu ashwida njyewe Pastor Steven ajya gupropoza Madame Asia yego ndabizi n'umunsi yamuproporojeho urukundo ndabizi umunsi aza mu Rwanda nibwo bwa mbere nari ngiye kumwakira yaraje azanye n'abana be yego baje gusura famiye yego uri murabyumva ndakumva hakaba hari igikorwa Pastor Steven yarajemo cy'ubukwe bwa mushikiwe yego mushikiwe bicyangugu mu Bugarama yego azana n'abana kugira ngo basuhuze mama wabo icyo gihe Pastor Steven yazanye ibikoresho byinshi nk'umuntu wari gutinda hano mu Rwanda yego nanjye icyo gihe yanzaniye iPhone azanira n'umugore we witwa Claire iPhone uwo mu Burundi oya ntago ari uwo mu Burundi
ese afite abagore benshi. Pastor Steven reka manze mbasobanura ubundi. Yego. Bundi abantu bamuvuga batanamuzi mbanze mu basobanure. Yego. Pastor Steven ubwa mbere yashakanye n'umugore babyarana abana babiri. Umugore aza kumunanira. Yego. Pastor Steven arangije afata abana be arabatwara. Umugabo ukunda abana cyane. Yego. Ugira n'urukundo ahubwo abagore baramunaniye. Ubundi bimenyerewe yuko hano mu Rwanda ukuntu tubimenyereye. Tumenyereye yuko umugore iyo atandukanye na umugabo n'umugore iyo bashwanye usanga umugore ari kujya kuruhana n'abana. Ariko icyo gihe Pastor Steven niwe wagiye kuruhana n'abana wenyine. Arabatwara. Aza kugira amahirwe ajya kuba muri Amerika. Ajyana n'abana be. Barajyana. Arabajyana abana arabarera wenyine. Barakura. Yego. Abana bamaze gukura ubu n'abasore pe. Umwe n'umusore undi n'umukobwa mwiza rwose. Kubera ko Pastor Steven yari inshuti n'uwitwa Pastor Mutesi. Yego. Ahubwo Pastor Mutesi niwe wabaye umuranga kuri uriya murundi kazi. Ko mu Burundi. Yego. Pastor Mutesi niwe wahuje uriya murundi kazi na Pastor Steven. Birangiye Pastor Steven aza gushaka uwo murundi kazi. Umushumba umwe ndashatse kuvuga izina rye kubw'impamvu z'umutekano wo muri ADPR amubera pare. Ahubwo se ko numva yankuriraza kuvamo ibintu byinshi cyane. Nukuvuga ngo abana n'uwo murundi kazi amuzana hariya Kabeza. Yego. Amushakira inzu niho afite ubundi Pastor Steven niho afite inzu. Yebwite. Inzu nziza pe. Umurundi kazi abaraje aramubwira ati ngwino ube mu Rwanda. Amugura n'imodoka nziza ya Kia. Oya da. Birangiye baza kubyarana umwana. Baza kunaniranwa. Urumva abantu batabana n'imico n'ibiki baza kunaniranwa. None umurundi kazi aza gutura urugo aragenda. Yego. Yisubirira mu Burundi. Atangira gushwana na Pastor Steven. Ndimo ndabasobanura umuntu muri kwiha kuvuga ngo ni umuntu mubi. Mubanze mu mumenyi. Muvuga n'ibyo mutazi. Yego. None Pastor Steven amaze kubona yuko kubana na wa murundi kazi byanze. Arambwira ati abagore barananiye Patri. Arambwira ati Dodo namukoreye ibishoboka byose mugurira inzu mugurira imodoka mukorera ibishoboka yari afite abakozi bagera muri 4. Yego. Ushinzwe koza imodoka umuzamu murinda umukozi wo mu rugo ushinzwe guteka n'ushinzwe kurera abana n'ushinzwe kuhagira imbwa. Oya ntambwa yagiraga. Ndavuga ibintu uko biri. Yego. Birangiye afata umwanzuro wo gutandukana na Dodo mu buryo bwemeranyijwe n'amategeko. Yego. Icyo gihe twajyanye kuri RIB. RIB ya hano Kicukiro hirya ya Sonatibe ni hehera. Hirya iriya. Hari RIB hari. Icyo gihe tujyana. Abahazi barahazi. Yarari muri processes zo gutandukana n'uwitwa Dodo uwo murundi kazi. Birangiye aravuga ati se nkora iki? Arambwira ati noneho ndi kwibaza ikintu ngiye gukora ko abagore bananiye ubu ngiye kuburwa amenyo. Nabwana ariko rero hari umugore rwose nzi kandi ugize amahirwe akakwemera rwose mwazabana neza nta satana agira. Ariko umubwira. Yego. Arambwira ati se uwo ninde? Ndabwana ariko buri urambagije Madame Asiya. Kufite n'amafaranga. Kufite n'amafaranga ahari stress y'abagore ntiyabirangiye. Yego. Ninge muntu wamugiriye inama bwa mbere yo kurambagiza Madame Asiya. Genda nanjye reka mite mvuga ngo dusubire inyuma gatoya. Icyo gihe umubwira ati uramutse urambagije Madame Asiya ko na stress yazaba nkeya y'abagore ikagabanuka. Yego. Wari ufite gahunda cyangwa se wari ubizi yuko Asiya ari ku isoko? None se Madame Asiya ni ryaratabaye ku isoko hari umugabo yari afite? Yenda umugabo we yamaze kwitaba Imana yenda afata haravuga ati reka no kuvuga ngo ubu ukuntu ngiye nabitekereje. Yego. Ngiye nabitekereje nkanjye mu mitekerereze yanjye. Ibyo byo kuba Madame Asiya yari ari ku isoko simbizi sinzi nuko umuntu ajya ku isoko. Ntago wari ubizi. Ngiye naramubwiye nti buriya kubera ko abagore bamaze kukubera isereri. Yego. Buriya urambagije Madame Asiya n'umugore witonda. Ugize amahirwe akakwemera. Yego. Ariko nta nubwo yakwanga ntayitinya itarungurutse. Buriya stress z'abagore ntizaba zirangiye. Arambwira ati ariko wa mugani uriya mugore n'umwana mwiza uriya mubyeyi. Ndangije rambwa nti
tereta umuntu sa kindi zaba ibyara ikindi. ariko ntago tuvuga urugero, ntago ushobora kujya kuranga inzu utazi ko iyo nzu yenda itari ku isoko. Njyewe ndakubwira ibyo namubwiye, ibyo bintu byo kwanariza wapi ntacyo mbiziho. Arangije yari afite na gahunda yo kuza mu Rwanda Steven. Yego. Njya kumutega ku kibuga, njya kumwakira. Icyo gihe namujyaniye n'indabo. Nukenana n'amafoto ndayakwereka. Turangije. Ayo mafoto ndashaka uza kuyatwereka. Ndaza kuyakwereka. Yego. Birangiye. Pastor Steven igihe kiza kugera. Yenda gutaha habura iminsi mike. Yego. Ariko ubwo urumva yatangiye gupropoza Madame Asiya n'ibindi, batangira kugirana relationship. Mbo ari nako wenda abiganirizaho na Pastor Mutesi cyane ko bari inshuti. Yego. Birangira rero Madame Asiya yamwemereye urukundo. No ntiyabimbwira ko yamwemereye urukundo. Yego. Namenye yuko Madame Asiya yemereye urukundo Pastor Steven, bimenye ku kibuga cy'indege duherekeje Pastor Steven, ndi kumwe asubiye muri Amerika, ndi kumwe na Pastor Mutesi, ndi kumwe na Madame Asiya ku kibuga cy'indege, ndi kumwe na musaza wa Madame Asiya, ndi kumwe na murumuna wa Madame Asiya. Yego. Ndi kumwe n'abana ba Steven, ndi kumwe n'abavandimwe ba Pastor Steven. Yego. Ico gihe nibwo Pastor Steven yanjyanye hepfo gatoya, hepfo y'imodoka. Yego. Arambwira ndi mu rukundo na n'uwanyana Asiya. Nahise mfukama nkimara kubyumva nk'umuntu wamuhaye igitekerezo cyo kurambagiza Madame Asiya. Yego. Nahise mfukama. Nshima Imana, ndamburira mbese mpereza Imana icyubahira ako kanya. Pastor Mutesi ahita arambwira ati mumbwira iki kintu gitumye Patrick apfukama hano. Yego. Turamubeshya nanga kumubwira yuko ari by'urukundo rwe na n'uwanyana Asiya. Yego. Ikintu kirimo kumbabaza rero ni iki? Uko byagiye bizungurutana nuko bagiye bahana amafaranga, Pastor Steven yagiye abimbwira. Yego. N'amarikoda amwe namwe akagenda yanyoherereza n'ibiganiro bimwe mwebwe mugenda mwumva, ngiye nabyumvishe mbere. Wabyumvishe kera? Yego. Ariko kubera ko nyine nari ntegetswe kubikira bose, kubabikira amabanga. Wabikira amabanga kubera ko ari we wabahuje. Yego. Ndaceceka, urumva izo story ntago nari kuzizana. Nta nubwo zanakurebaga. Nta nubwo zandebaga, ahubwo nasengaga Imana mvugana aba bantu, Imana imfashe bazabana. Ibubakire. Yego. Nzi neza ko nigeze kujya mvugana n'uwanyana Asiya. Yego. Nawe arabizi. Yego. Tuganira ku bya Pastor Steven cyane ko bari bafitanye gahunda yo kubana. Yego. Yamwitaga Daddy. Steven agira ikibazo akagwa muri douche ari muri Amerika. Yego. Ni ibintu byahangayikishije Madame Asiya. Arampamagara ati Daddy yagize ikibazo, duheruka kuvugana mbwira yuko yagoye muri douche, none telefone ye nayibuze. Yego. Duhamagara abana birange, mpamagara abana biranga. Ariko Madame Asiya akomeza kugerageza. Uhamagara abana banuza ba Pastor Steven. Biza gukunda, nza kubaza uwanyana Asiya, arambwira ati naje kubona abana, nakomeje guhamagara cyane. Biza kurangira rero tuvuganye ameze neza nta kibazo. Ahubwo ukuntu bananiwe guhuza nibyo aka kanya ntumva. Icyambere reka njye ku ruhande rwa Pastor Steven. Yego. Afite ibikomere byo kuba uwanyana Asiya atarabashije yaramukinnye umutwe ahari nkuko Pastor Steven abivuga. Yego. Urimo urabyumva? Ndakumva. Uwanyana Asiya nawe ntago tuzi impamvu yamuteye gukansaringa urukundo rwari ruri hagati ya Steven. Yego. Ntago tuzi impamvu, abantu mureke kwanariza ibyo mutazi. Twongere twibaze, Pastor Steven we avuga yuko yahaye amafaranga menshi uwanyana Asiya. Yego. Hari televiziyo yamusigiye, yaguze niba ari 1500 by'idolari. Yego. Hari iPhone 15 yamusigiye, Pro Max. Yego. Hari ngo amafaranga ngo yamwohereje yo kwishyura abana amashuri n'ibindi. Yego. Hari ngo n'amafaranga yamuhaye, ngo amafaranga agenda gutontobura ngo yagiye ahereza uwanyana Asiya ni menshi. Urimo urabyumva? Ndakumva. Rero ibi bintu sinzi ukuntu abantu barimo kubifata.
turebye ushobora gusanga Pastor Steven yego icyamuteye gusohora aya makuru cyangwa se n'aya mavideo n'aya majwi n'aya n'ibiki byose yego nibitarasohoka dutegereje nibitarasohoka ntitubizi. hari aho nabonye ngo noneho ngo bigiye gusohoka ngo nama episode iki kintu yego icyambere Pastor Steven yabitewe n'agahinda gakabije gusohora ibi bintu yego kuko nta wundi muntu waje gusohora ibi bintu uretse we. Ndabeshya se kuko ibiganiro biri hagati yawe yiwe na Madame Asiya. Yego uri kubyumva? Ndakumva. Nta wundi muntu rero wasohoye ibi bintu uretse Pastor Steven. Ahubwo icyo twibaza yabisohoye kubera iki? Ngewe ikintu mbona ibi bintu Pastor Steven ashobora ko yabisohoroye hanyuma yenda reka ngira nk'umubaba yabitewe n'umubabaro wo kuba yarapropoje Madame Asiya akamubeshya urukundo nkuko mwabye mwumva baby nibindi ngo naguterura n'ibiki byose nuko ntagushobora cyangwa akamutera iyo mitoma yose amwizeza urukundo no kubana none umujama akamwohereza amafaranga agatangira kumufasha bikarangira noneho bigaragaye yuko burya yakinishaga umutima we. Yego rero nimujya kuvuga kuri Madame Asiya mumugira umwere nimuhindukire mujye kuri Pastor Steven. Ese ayo mafaranga we yayamushoyeho yarayanze? Yego yarabuze ibindi akemura? Yego ese uyu mugabo wemeye kwishyira hanze agasohora aya majwi n'ibi byose murebesha amaso we yanze icyubahiro? Si umurokore, si pasiteri, ni umadeperi. Ejo bundi yabatirishije abana muri adeperi hariya mu ntuza igikondo. Yego ese we yarananiye kurinda ubuhamya bwe n'icyubahiro cye? Ariko aka kanya yemeye kwishyira hanze. Yego mugabanye gutera Pastor Steven amabuye. Ibi ngibi biri kumubaho namwe byababaho, ejo bundi twese byatubayeho. Urimo urabyumva? Ndakumva. Nitugaruka ku idini ubiri dini riraje ryeza uruhande rumwe urundi ujye kwibaza cyakoze ku ruhande rumwe wenda nta kosa mbibonamo, niba wenda yaramukoreye akamasaje nta kosa mbibonamo, abantu bakundana bahana keya cyane. Cyakoze wenda ikosa mbibonamo ni ugufata video. Ariko biranashoboka ko ira video ishobora kuba yarafashwe Madame Asiya atabizi. Madame Asiya atabizi. Nyine niyo mpamvu mbihindura ikosa. Ahubwo ushobora kwibaza Madame Asiya yarazi ko ari gufatwa video ari koza ibirenge. Cyangwa se ku rundi ruhande ugasanga wenda yarabizi akumva ko nta kibazo. Yego ahubwo ikibazo cy'abantu ni kimwe, abantu muri babishaho. Abantu mubona akantu gato ya mukakabyaza ibintu. Vuga ngo turi babi, ahubwo wivuga ngo turi babi. Aba yego turi babi. Ndabyemera. Yego nta kosa mbona mukoza ibirenge mu kuba uwanyana Asiya yarogeje Steven ibirenge. Yego nta nikosa mbona. Ariko rero kamubwire sinzi ikintu impamvu abantu bari kubitindaho ari Munyana Asiya niba ari Wanyana ni Wanyana. Wanyana Asiya umudamu mwiza ari Steven ni umugabo mwiza ufite igikundiro, afite n'urukundo by the way, afite n'amafaranga, agira n'impuhwe, agira n'ubuntu. Reka nkubwire kuri side yanjye rwose wikwirirwa uvunika. Ariko niyo mpamvu ndi kugira ngo aba bantu tugenda tubaveho tube twajya no mu bindi cyangwa se tunasoze n'ikiganiro cyacu. Sibyo ari Asiya umudamu mwiza, ari Steven nawe ni umudamu n'umupapa mwiza man, afite amafaranga cyane, man agira n'urukundo cyane musaza ko bose noneho bafite n'amafaranga. Sibyo oya icyo ntago tukyemeranya. Ayo mafaranga ya Uwanyana Asiya nge ntayo nzi, no kuba niba yafite se niki cyatumye ajya kwaka runaka amafaranga. Erega mu mari code birimo ngo business ibiki n'ibiki, kandi Pastor Steven haraho yavuze atari ko se ari naho numvishe bavuga ngo business y'ingurube. Urimo kubyumva? Yego Pastor Steven, abantu mujye musesengura impande zose, ntimukajye muhagara ku ruhande rumwe mushaka gushyigikira. Ni mwebwe rero mujya muremereza amakosa. Icyambere banza unyumva kakana. Yego Steven yaramubwiye ni ko numva uri gushyira business imbere. Nkaba mbona nta bushake ufite, nta n'umuhati ufite wo kugira ngo dushake ibyangombwa nzakujyane muri Amerika.
nkaba mbona udashaka byibuze gushyira ibintu by'irembo byibuze ngo nze mfata irembo nubwo byaba mu cyumweru kimwe nze mfata irembo kuki udashaka ko urukundo rwanjye nawe rujya hanze rumenyekana yego kuki udashaka ko tubana ngo ngushakire ibyangombwa nkujyane muri Amerika niba koko ukeneye kurongorwa nk'uko wabivuze yego cyane ko kurongorwa wumva ari byo bintu bishobora kumara amagambo Nibyo biri Pastor imbere Steven yabimubaje aramubaza ate se kuki uri gushyira imbere business no gushaka amafaranga cyane aho gushyira imbere kukuba nge nawe twabana ngo nze mfata irembo ngushakire ibyangombwa tujyane muri Amerika n'abana mbajyane muri Amerika yego ako kantu kuki abantu ko batari kugatindaho ahubwo bakumva ko uwanyana Asiya ngo yatezwa agatego ngo n'ibindi nyine business y'inguru ubwo urumva nyine niyo bashyiraga imbere kavuga ati oya reka nkubwire ngiye kugenda ku ruhande rumwe yego barakundanye pe ndabyemera ari nawe wabahuje ni nanjye wabahuje ni nanjye wabwiye Steven nabwa ntijya gutereta uwanyana Asiya ni umubyeyi mwiza ushobora kukurinda stress yego zo guhora mu rushako rw'abagore ba buri munsi ngira n'amahirwe birakunda turanamuherekeza ndi kumwe n'uwanyana Asiya kuri airport ku kibuga cy'indege yego ndi kumwe na Pastor Mutesi n'umuryango w'uwanyana Asiya yego Steven bamwerekanye mu muryango ariko ubwo wa mugore w'iwabo w'uwanyana Asiya yego ari nacyo cyatumye uwanyana Asiya azana umuryango we ukaza guherekeza Pastor Steven ku kibuga cy'indege bose bari yari yabazanye none se haje musaza wawe haje musaza w'uwanyana Asiya haza na murumuna we mbo haza no ku ruhande nabo ku ruhande rwa Steven yego urumva deja hari harimo relationship hagati y'uwanyana Asiya na Pastor Steven